nongeye kuguha ikaze muri iyi video. Tugiye kurebera hamwe ahantu ushobora gukura ama thumbnail, ahantu haba hari ama thumbnail, hari ama template yayo ushobora kwifashisha, kuko abantu benshi burya nago wenda tuzi ku editinga, kuvuga ngo na editinga thumbnail wenda nihangiye cyangwa nikoreye. Hari ahantu rero uba ushobora kuyakura, hari ama template yayo ukaba wagenda ukayeditinga ugashyiramo ibyawe, ukaba wayakoresha kuri video zawe. Thumbnail rero nano mafoto nyine mureba umuntu agenda ashyira kuri YouTube, kuri video. Izi foto rero ni ngombwa cyane, burya iyo ufite thumbnail nziza ibasha kugaragara, bituma video yawe irebwa cyane, kandi uba ugomba kugerageza ikagaragara, isobanura video umuntu agiye kureba niba ihuye n'ibintu birimo. Akenshi rero ugiye ushyiraho thumbnail ihuye n'ibintu umuntu agiye kureba mw'iyo video yawe. Reka turebe rero uburyo turi bubigenze. Ni ukuvuga ngo ndifashisha hano application ebyiri, hariyo bita CapCut. CapCut narayiberetse, na application ikora video editing, iyindi bayita Hypeak. Hypeak nayo na application kuri telefone yawe ushobora gukoresha editinga nk'amafoto, nicyo application ya Hypeak ikora. Ubwo no kuvuga ngo rero nujya muri Play Store uzandikemo Hypeak, Hypeak gutya, dore ngiyi nuko imeze. CapCut rero nayo iba muri Play Store nyine nkuko musanzwe mubizi. Nanakoze video y'uburyo bayikoresha. Ubu no kuvuga ngo rero tumaze kugira aya ma application yacu tuzakora iki? Tuzaza muri CapCut. Nuza muri CapCut uzategereza ifunguke, nimara gufunguka uzajya hano handitse new project. Nara kujya kuri new project ujye kuri photo, ujye mu mafoto ufite. Hano ushobora kuba wenda ufite ifoto ya background uri bukoreshe, ifoto ushaka ko iri bugaragare muri thumbnail yawe. Hano nongeye guhitamo ifoto yari yose mbonye, kuko n'urugero tugiye kwerekezaho cyangwa se kuba twagira. Uzashyiramo rero video hano cyangwa ifoto, use nk'ugiye gukora video nyine muri CapCut. Noneho numara kugeramo hano uzahita uza hano handitse ngo cover. Hano murahabona hano imbere yaho cover, uzakandaho. Numara gukandaho uzahita ubona hano handitse ngo use template. Numara gukora kuri use templates, ni ukuvuga ngo bazakuzanira ama templates menshi atandukanye. Hari ari recommended, hano bari kukurecommendinga, ariko hari n'izindi zitandukanye. Food, niba ukora ibintu bijyanye n'ibyo kurya. Travel, ugira content za travel, reviews cyangwa se vlog. Hano rero uzaza entertainment, turabona byose birimo. Sport, gaming, news, aya yose aya ni ama templates. Kawenda tujya hano kuri recommended. Nuza kuri recommended uzaza nyine urebe akeza wakoresha, ubona gahuye na topic ugiye gukora, niyo uzaza ugahitamo. Wenda urugero mpitemiye hesera, reka mpitemiye. Uzayikoraho rero iyo uri guhitamo, uzayikoraho uyemeza. Urabona ni nemeza, hazahita hajyaho ya magambo. Aya magambo rero ushobora kuyeditinga, uraza ugakoramo. Wamara gukoramo
ukaza ugashyiramo wowe ibyo ushaka. Wamara gushyiramo ibyo ushaka ukemeza. Ni ukuvuga ngo rero hano harimo ibindi bintu byinshi bitandukanye, harimo n'amatemplates menshi atandukanye cyangwa se n'amatekste. Ushobora kuza ugahitamo indi tekste ushaka, urabona ko byose birimo, cyangwa se n'amafonti, amasitayiro, amafonti n'ibindi rwose byose bigiye birimo. Ukaza ushobora kuza ibyo udashaka ukabisiba, ukajya kuri delete. Ukaza rero ukagerageza ukabyeditinga. Ndareka tuvuge ko ari gutya, n'urugero nshaka ko biguma gutya. Nindangiza rero, hano rero harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hano hasi ushobora gukoresha color theme, text, photo, ushobora guhindura background, ushobora gushyiraho amastika n'ibindi. Iyo urangije rero ujya hano kuri done. Mara kujya kuri done niba ngo biba birangiye, ukaba wakora hano ugasevinga. Ariko iyi cover dukoze, iyo turangije gukora video muri CapCut, ni ukuvuga ngo ibiri kumwe na video, kandi twebwe dushaka ko turasevinga ifoto yacu ku ruhande, turi buze gushyiraho video tugiye kuya-uploadinga. Ni ukuvuga ngo umaze gushyiramo iyi template rero uzajya uhita ujya hano. Urabona hano hari ahantu handitse ngo HiPic, ngo CapCut n'ubundi ikorana na HiPic. Uhita uza rero ukikorera hano kuri HiPic. HiPic ugategereza igafunguka. HiPic naho ushobora kugeramo ugashyiramo ibintu bitandukanye, ugashyiramo amafilita, ugashyiramo ibiki, n'ibindi bintu nyine uba ushaka kongeraho bitandukanye. Iyo urangije rero, kugira ngo iyi foto twakoze, iyi template twakoze tweditinze kugira ngo tuze kuyibona kuri telefoni yacu, kuri memory ya telefoni, uraza ukajya hano ngo apply to CapCut. Iyo ukoze kuri apply to CapCut, ni ukuvuga ngo tuvuye muri HiPic tugarutse muri CapCut, ariko n'ubundi iya foto tumaze gukora imaze kwibika kuri telefoni. Reka tujye wenda imbere muri telefoni mu mafoto turebe. Ni ukuvuga ngo tugiyemo, urabona ko ninjya muri kamera, ngiyi ya foto. Iyi ya foto ya template twamaze kweditinga. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza kuyikoresha muri video zawe ugiye kuba wakora cyangwa se wakweditinga, ukaza kuyikoresha. Ubu ni uburyo rero wakoresha CapCut ukabona amatemplate y'amathumbnail ushobora gukoresha kuri video zawe. Urabona ko harimo amatemplate menshi atandukanye. Niba wenda ujya spending umwanya munini wenda cyangwa se utazi no kweditinga, urugero hano hishe ntabwo tuba tuzi kweditinga, urabona rero ushobora kuza hano ukarebamo utuntu dutandukanye rwose ukatweditinga, tukaba twagufasha ukadukoresha. Nizere ko rero aka ka video kari bubafashe. Niba ugeze hano bwa mbere rero, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona video ngenda ngutegurira buri munsi, ngenda ngushyira hano kuri iyi YouTube channel.